ni imodoka imwishe ati yewe ati barambwiye ngo bamwiciye ku kazi nafatiye imodoka iyo narindi mpita nkomeza naciye hariya ku muhanda mpita nkomeza Kayonza n'abavandimwe twari duturukanye iyo nari nagiye yego tugezeyo koko dusanga abantu bapfuye nibwo nakubitanaga n'imodoka ibakura mu kigo ibajyanye kwa muganga bambwira ikintu cyaba cyabishe yego noneho bari bakinze icyo ndi cyo ku muryango hari umumama wari wambaye imyenda yanditseho umugenzacyaha yego bamukinguriye nshaka kwinjira arambwira ati mama ati buretse kwinjira baraza kukwinjiza nyuma polisi aratwegeranya atubwira ati rero ni mutahe mufutegera umubyeyi atahe ajye mu rugo imirambo bayijyanye kwa muganga. Ese kuvuga imirambo bari banga ntago ari wenyine wapfuye? Ntago ari we wenyine, bari babiri, we na mugenzi we. Yego. Reba urabona mfite impfubyi 6. Yego. Kandi ndi umukecuru. Kuntu tubayeho rero ntago tubayeho neza. Bari batubwiriye hano ko bafite ubwishingizi, nanjye ngira amatsiko yo kujya kubureba mu myaka 2 yarakoze. Yego. Ngezeyo rero nsanga na amezi 3. Kandi yarakoze imyaka 2. Yaragiye kuyuzuza. Kugeza aka kanya ntago bangera kumvugisha, yemwe niyo mbonye uriya mugabo duturanye umazemo igihe nkamubaza arambwira ati Mama Maria ati bya deseri ntago mbizi. Biri kugenda neza ko ntago nyiboneka nkuko nayibonaga papa gihari, ntago mbona amafaranga y'ishuri nebere kwanga, ariko kugeza kuri umunota ibyo ngibyo ntacyo nabisubizaho rero. Yes, reka twongere tubasuze mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho, inkuru tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye. Ngiye umva kandi unagusuhuza, nitwa Young 250 the great of course, mwene Sirake niko nitwa, mwebwe mwitwa bande. Nk'ibisanzwe rero iyi shene yacu twitwa Umukunzi TV. Niba unyurwa n'ibiganiro tukugezaho, inkuru tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye, ukabona tutiyabonesha, wemere gukanda sabone. Ngira ngo nkuko mubibona tutabatindiye kuri kamera zacu, turi kumwe n'umuryango wagize ikibazo cyuko wari umukuru w'umuryango cyangwa se umupapa wo muri uru rugo, bakaba baragize ibyago aza kubura ubuzima, ariko nanone abura ubuzima mu buryo nabo batazi, ari nabyo bashaka kugira ngo batuganirize. Ndetse uyu munsi bakavuga yuko batagize gikurikiranwa, nyuma yuko umukuru w'umuryango apfuye ntibigeze bamenya irengero rya dosiye yabo ko byagenze, cyane ko banavuga ko yaguye mu kazi. Reka none dutangire tubaha umwanya, baratangira batwibwira. Muraho neza mama? Reka duhere ku mukuru w'umuryango wasigaye. Muraho. Mwatangira mubwira abadukurikiye. Jewe yegereza mikoro. Jewe nitwa Batamuriza Safina. Yego. Hanyuma nkaba ndi umubyeyi wasigaranye impfubyi 6. Yego. Ubwo ngubwo umugabo wanjye yari yagiye ku kazi, akorera company yitwa Disel. Iyo company ikora iki? N'abasekirite bacunga umutekano. Yego. Yakoreraga hehe umugabo wawe? Yakoreraga Kayonza. Yego. Aka kanya mwe aha tubasanze hitwa ngo iki? Akanya hamudusanze ni mu kagari ka Kiyenzi, umudugudu wa Kiyenzi, umurenge wa Gahini. Noneho yakoreraga Kayonza, yaje gupfa bigenze gute? Niyishwe n'iki? Jewe uko yari asanzwe agenda ajya ku kazi yaragendaga akagaruka. Yego. Ariko bukeye mu kwa 5 2023 ku itariki 23 mu masaa 8 nibwo yagiye ku kazi ubwo asanzwe agenda.
hanyuma rero ubwo buracya mu gitondo turamutegereza uko bisanzwe yego kwava ku kazi nuko ubwo birangira ataje. Inkuru rero naje kumva bigeje mu masambiri nagiye kumva numva barambwiye ngo yapfuye. Ubwo muri ko kutubwira ko yapfuye inkuru yahise isakara hose nyine nibwo twahise tugira gute tubasha kugera i Kayonza aho yakoreraga. yego Mpageze yakoreraga hehe? yakoreraga kuri Burarirwa yo kwa Budeyi. yego Nuko mpageze rero nyine nibwo nahasanze ubuyobozi bwahageze, polisi hari, ariko jewe nakoze iki nabashije guhura n'imodoka isohoye umurambo. yego none mbere yuko dukomeza uhamagarwa ubwirwa yuko umugabo we yapfuye ninde waguhamagaye? Mpamagarwa ko bambwira ko umugabo wanjye yapfuye. Ubwo nyine je nazindukaga nigendera kuko nyine yabaga yagiye ku kazi njya gushaka njya mu murima cyangwa no gushakisha. Ubwo naho narindi kure cyane nari ngeze za Kawangira. yego Ngiye kumva numva telefone irampamagaye ndayitaba. yego Umuntu arambwira ati mama Mariam uri he? Ntigende Kawangira. Ambwira ati icyo ngiye kukubwira ukihanganire ntihabaye iki kuko nari nsize umwana umwe muri aba yabarwaye ntabashe kujya kwiga. yego Arambwira ati yewe ati rero arambwiye ngo papa Mariam yapfuye. Tamaza nti papa Mariam ubwo ni umutware wawe? umutware wanjye. Nese uramuzi? Ati ndamuzi. Yewe ntanamubwiye nawe ndamubwira nti wamuteka mutwe we genda papa Mariam se yapfuye ati ko giye mvuye mu rugo none ha saa 12 n'imodoka imwishe. Ati yewe ati barambwiye ngo bamwiciye ku kazi. Ubwo nahise amubwira nti genda wamuteka mutwe we. yego Noneho ubwo nibwo yahindukiye kuko umwana umwe muri aba iwe yarari hano atagiye ku ishuri bona yarwaye nibwo yaje hano arabimubwira. yego Maze kubimubwira umwana nibwo yafashe telefone arampamagara. Arambwira ati ma ati vayo nyine. Nabwo ase Mariam ati inkuru bambwiye niko kuri. Nubwo nyine urumva naha bose bari babimenye. Je nafatiye imodoka iyo narindi mpita nkomeza naciye ari ku muhanda mpita nkomeza ngi Kayonza n'abavandimwe twari duturukanye iyo nari nagiye. yego Tugezeyo koko dusanga abantu bapfuye nibwo nakubitanaga n'imodoka ibakura mu kigo ibajyanye kwa muganga. noneho ukigerayo cyangwa se uwaguhamagaye aguhamagara akubwira ko umugabo yapfuye yakubwiye ko umugabo yaba yishwe n'iki? we ko bamuhamagaye kuri telefone. abamuhamagaye ni bande? Uwamuhamagaye ntago nzi ariko ibyo ari byo byose ni umwe mu bakozi kubera ko abakozi benshi baturukaga ina. Niba ari uriya mugabo wari ubakuriye ntago mbiza ariko yahamagaye inaha. yego Amaze guhamagara inaha rero nibwo nanjye bampamagaye. Ubwo urumva inkuru yarabaye bahita bahamagara twese duhita tubimenya. yego noneho mu gihe uti iyo nayo nagiye mbamvuyeyo uvanayo n'abavandimwe mujya aho umugabo yari yiciwe mugezeyo mwasanze yapfuye uti imodoka imutwaye bababwiye yuko ari iki cyamwishe? Jewe tugezeyo ntabwo nabashije kuvugana nabo. yego icyo nzi cyo hari abantu benshi cyane ahubwo jewe nkarwana mbese nkagerageza kugira ngo bankingurire wenda njyemo imbere mbonane n'abayobozi bambwira ikintu cyaba cyabishe. yego Noneho bari bakinze. Icyo nzi cyo ku muryango hari umumama wari wambaye imyenda yanditseho umugenzacyaha. yego Bamukinguriye nshaka kwinjira arambwira ati mama ati buretse kwinjira baraza kukwinjiza nyuma. yego Ati genda umugenzacyaha niyo magambo umuvandimwe yambwiye. yego
ndagiye hanyuma haza umupolisi araza anyicaza ahantu ku giti ndatuza icyo gihe nari nkiri na jyenyine abavandimwe banjye ninaha bari batari baza bakiri mu gihurahiro ariko ndi kumwe nabo bo hirya twazanye yego hanyuma rero abavandimwe banjye baziye umupolisi aratwegeranya atubwira ati rero nimutahe mutegera umubyeyi atahe ajye mu rugo imirambo bayijyanye kwa muganga. Ese kuvuga imirambo bari banga ntago ari wenyine wapfuye? Ntago ari we wenyine, bari babiri, we na mugenzi we. Yego. Bayijyanye kwa muganga. Barakoranaga bose barabishe. Nuko rero birangiye nibwo nateze moto ndazangera hanyine twirirwa ku kiriyo, ariko tukababaza ngo imirambo mwayijyanye hehe? Batubwira ngo bayijyanye Kacyiru. Mwabaze cyabishe bakababwira ko hanyuma kubaza bo n'ubundi baratubwiraga ngo nabajura babishe. Niki cyabyemezaga ko ari abajura? Ntago nkizi kuko ntago jewe bigeze bankurikirana nk'umubyeyi wasigaye wagiriwe ikibazo ku kazi kabo, wenda ngo bampamagare bambwire bati byagenze gutya, nanjye noneho numve uburyo bwabyenzemo. Ubu tuvugana gusa nabonye nshyingura, ntago nemezwa ngo numujora amwishe, nemezwe ngo abamwishe baturutse aha cyangwa barabonetse cyangwa baranavuze. Kandi umaze kutubwira yuko uhagera wahasanze umugenzacyaha? Nyine umugenzacyaha narahamusanze, ariko uwo mugenzacyaha yinjiye mu kigo imbere. Nabonye ku myenda yuko byanditse, ariko ntago yigeze wenda numva bavuga bati wa mubyeyi wa muryango wagize ibyago reka tubwire ibingibi. Nge namubonye yinjiramo, ubwo nibyo nabonye ku myenda handitse umugenzacyaha, nawe ubwo arambwira ati genda umugenzacyaha we ntago winjiramo. Ngira ngo abari badukurikiye cyangwa se abakurikirana inkuru tugira tubagezaho, nk'uko mubyumva ni umubyeyi uvuga yuko umugabo we yaguye mu kazi, amaze kugwa mu kazi ntiyagira gikurikiranwa, ndetse n'aho yakoraga ntibita ku muryango w'abasigaye. Akaba asoje agira ati ndasaba inzego zibireba ndetse na kampani yakoreraga kuba bakwibuka ibyo bavuze ku munsi wo gushyingura, ko babishyira mu bikorwa. Reka rero dukomeze tubashimire mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu ni bigenda bigaruka uko bucya bukira, ndetse n'inkuru tugenda tubagezaho dutekereza yuko zigenda zigira umumaro muri rubanda. Ngira ngo n'inzego bireba murabyumva icyo mugomba gukora. Murakoze cyane. Kampani yakoreraga yabyitwaye mite nyuma yuko umukozi wabo atakaje ubuzima mu buryo budasobanutse? Nyuma yuko umukozi atakaje ubuzima, ikintu bakoze mu gitondo hano turi bushyingure, nyine ubwo byagejeje nijoro mu masaa 2 turi hano ku kiriyo, barampamagara barambwira bati imirambo tuyigejeje Gahini. Yego. Ntago ikiri i Kigali, tuyigejeje Gahini. Ubwo abaguhamagaye ni bande? Bahamagaye uriya mugabo Gasana ukorera Disel. Gasana ni umukozi wakorera muri Disel wabo, we none hasigaye n'abakuriye. Ni umunsi aracyakoramo? N'uyu munsi aracyakora, ni n'umuturanyi. Hanyuma Gasana niwe wahamagaye aratubwira ati mubwire abacukura mu gitondo bajye gucukura, ntabwo imirambo ikiri i Kigali bayizanye. Nuko mu gitondo rero babasha kuduhamagara, umugabo bakuriye biseruka niwe twavuganaga, atubwira ati mukore totali ibintu biri bushyingure, turabafasha gushyingura. Tubakorera totali, hanyuma birangiye bohereza amafaranga mu gitondo, bohereje amafaranga yo gushyingura. Yego. 150. Yego. Nayo.
hanyuma ubwo ni imodoka yagiye kuzana umurambo ni iyabo no gushyingura ni ukwabo. yego. ariko se nk'umukozi wari ufite umushahara ahembwa utangirwa ubwishingizi unateganyirizwa ndetse akaba yaragiriye impanuka cyangwa se akaba yaraguye mu kazi kabo, nk'umuryango wasigaye nta bintu mwagenewe nk'indishyi y'akababaro gutyo? Twebwe bitewe n'uko twari tuzi ko akorera hariya muri iriya leta, jyewe umuyobozi waho nahamagaye n'umuyobozi ngo witwa Fani waho yakoreraga cyangwa uwo iyo kampani yakorera muri Disere. arampamagara arananyibwira. yego. arambwira ati twabasabaga ngo mushake ibyangombwa tugiye kubaka, tesitasiyo y'uko mwashyingiranwe na tesitasiyo y'abana b'amavuko na tesitasiyo z'uko z'abafite amarangamuntu. yego. amaze kubimbwira nihutiye kubishaka, ndabizana, umurenge warabimpaye pe. byarangiye rero mbahamagaye narabizanye, ndababwira nti ibyangombwa mwantumye narabizanye. yego. kuva icyo gihe nabibabwira, icyo gihe namuhamagaye arambwira ngo araza kuza kunsubiza. ntega ko biseruka yampamagara ati zana bya byangombwa cyangwa babitume undi mukozi wabo cyangwa nanjye mbyijyana. biseruka ni muntu ki? Biseruka ni umuntu ubakuriyemo hano muri no kampani ya Kayonza. ubwo akuriye Disere security company i Kayonza mu karere ka Kayonza. yego. ubwo ndamutegereza ndamubura. none na nubu ibipapuro ku byangombwa bantumye uko nakabizanye ndacyabibitse. uko byumvikana uko bivuga biranashoboka yuko kugeza aka kanya ntabwo muramenye ngo ni iki kishe umugabo wawe. ubu tuvugana ndetse ko batubwiye ko ari abajura, ariko ntabwo twari twamenya icyamwishe kuko yaguye ku kazi kabo. wamugenzacyaha ntabwo yongeye kuba wongeye kuba wakongera kumubona? namubonye Kayonza. mubonye Kayonza. ego. none iyo ugerageje guhamagara muri kampani yakoragamo bakubwira iki? ntabwo nkibahamagara bitewe n'uko mbere icyo gihe nabahamagaye mbabaza ntise cyane cyane n'uwo muvandimwe biseruka niwe nahamagaye ngira ngo mugishe inama. arambwira ati se nambwiye nabi icyo gihe, ambwira ngo wa mugore we ngo nzi neza ko wagiye i Kigali, niba i Kigali kugerera hari ibindi umuntu aba agiye simbizi. i Kigali yavugaga ntabwo mbizi aho jyewe yavugaga. ngo ntabwo ngo waba waranyuzwe ngo bakubwiye ngo iki. kuva rambwiye nabi icyo gihe kandi ari we nabasha kugisha inama nk'umuntu wo mu karere ka Kayonza aho ntuye, kandi ari we nabasha kugisha inama nk'umuntu wari umuzi, wenda akambwira tucize inzira kugira ngo ugere ku bundi buyobozi, we yambwiye gutyo nanjye mpita mbyihorera. umutware wawe yaramaze igihe kingana iki mu kazi? yatangiye akazi 2021 mu kwezi kwa gatandatu. yego. ahari ndumva ari mu kwa gatandatu nubwo ntarebye aho byanditse. hanyuma apfa 2023 mu kwezi kwa gatanu. birumvikana yaragiye kuzamo imyaka 2. noneho ese nyuma y'uko ubonye nta kintu ubwiwe wowe n'iki wakoze mu kuba wabyirukankamo ngo umenyere ikisha umugabo wawe, yewe n'ubwo burenganzira ku bwishingizi cyangwa se ku ndishyi y'akababaro, hari ikintu waba waragerageje gukora? ntacyo. kubera iki? impamvu kubera ko bari banyatse ibyo byangombwa, numvaga ko igihe kizagera bakampamagara. yego.
hanyuma tukabiganiraho nk'abantu bagiriwe ibyago bagize ibyago kandi nabo buriya nabo bari babigize gupfusha umuntu mu kigo kuri kazi ntibyoroshye numvaga bazampamagara tukabiganiraho wenda bakagira icyo bankorera cyasigara kirereza imfubyi yansigiye none rero kuva icyo gihe nta na kimwe nabonye. Harya nyakwigendera yapfuye mu kwa gatandatu mu kwa gatanu kwa 2023 tugeze muri 2024 mu kwa karindwi bivuze mu mwaka urashize ntabwo barongera kuguhamagara. Reka none uyu munsi mubayeho mute? Munsi uko tubayeho rero n'ubundi buriya iyo umugabo mu rugo yagiye yapfuye ubuzima buba bwahindutse. Yego. Reba urabona mfite imfubyi 6. Yego. Kandi ndi umukecuru. Kuntu tubayeho rero ntago tubayeho neza. Kugerageza aba bana kugira ngo bige ni ikibazo. Nk'ubu ngubu rwose ndafite abarimo bamaze gukora bazakora icya leta ejo bundi abandi barimo barimuka uko naragerageje ndi bisanzwe ku buryo ubu nagiye no mwa rubanda kugira ngo babashe njye mbasha kuboneka ye yabo ariko nkavuga nti mu mwanya se yabaguriraga iyo kaye akeneye kwigisha abana bari nayo ntego anabatunze ubwo noneho nkavuga nti wenda hari icyo bazibwira bakamfasha bana wenda bakaba bakura nabo ejo bakazagira ejo heza umwanya papa wabo yaba yaraguye hariya. Ese niba waragerageje gukurikirana neza wasanze hari ubwo bamuteganyirizaga mu kazi? Uko nakurikiranye nabashije gusanga ahari ari nk'amezi 3 bari bamuteganyirije mu myaka yarakozemo. Ndumva hari narabikurikiranye nabyo nkabasha kubimenya ariko n'amezi 3. None se uko numvise uvuga uti biseruka yaravuze ngo yarakubwiye ngo wageze Kigali ubundi ugeze Kigali bwo bakubwiye ngo iki? Ni Kigali. Kigali se ko nari nigiriye mu byanjye ugira ngo ukuntu nageze Kigali ubwo nari ngiye nyine kureba ubu bwiteganyirize yari afite ku cyicaro gikuru. Mugezeyo bababwiye ngo iki? Jewe nagiye mbasaba ubwiteganyirize. Yego. Kugira ngo mburebe kuko numvaga isaha ku isaha kuko bari bansabye ibyangombwa byose kandi nkaba nzi neza ko ibyangombwa byose iyo wicaye bufite niburi leta ibikubajije uhita ubibona utongeye kwiruka kandi nanjye kubera ko bari batubwiriye hano ko bafite ubwishingizi nanjye ngira amatsiko yo kujya kubureba mu myaka 2 yarakoze. Yego. Ngezeyo rero nsanga na amezi 3 kandi yarakoze imyaka 2 yaragiye kuyuzuza kubera ko ubwo ni nk'umwaka hari n'amezi 10 cyangwa 11. Uragira uti barivugiye hano ninde bivugiye hano ngo niba ndumva neza babivuze ku munsi wo gushyingura? Babivuze ku munsi wo gushyingura iteraniro ryose riteranye. Yego. Yewe twaranajyanye tujyana ku musigiti abayobozi babo baragenda basarira imayiti tujyana no hakurya kwirimbi baramushyingura. Abo bayobozi ni bande niba ubibuka? Nabo w'akarere cyangwa se nabo ku cyiciro? Hari abasekirite basanzwe bagenzi be bose bari bahari. Yego. Hari abasekirite bageze nko mu 10. Hanyuma abandi bashaka kuba ari abayobozi babo bakuru kuko ntibari bambaye imyenda y'akazi bari bambaye ibisanzwe ariko ari abayobozi. None uti barabivuze n'ibiki bavuze? Bo bwabo baravuze bati uyu musaza nkunda banyangayisa. Yari umusaza mwiza yadukoreraga ari nyangamugayo. Yego. Ariko ubu ngubu yarari mu bwishingizi. Yego. Nuko atubu tugiye kumukurikirana dukurikirana aba bana dukurikirana umuryango. Yego.
uzira n'ahantu burya havugiwe ibintu, aho hantu hari abantu benshi cyane ibivuzwemo. Noneho ku bijyanye n'ubwishingizi no kuba yaraguye mu kazi babivuzeho iki? Icyo gihe bo baravuze bati uyu musaza yari mu bwishingizi, hanyuma ubu tugiye kugira gute, tugiye gukurikirana uyu muryango usigaye, umuryango wa nyakwigendera usigaye. Ubwo rero kuva icyo gihe ntago nongeye kubabona. Kugeza aka kanya ntabwo barongera kukuvugisha? Kugeza aka kanya ntago bongera kumvugisha, yemwe niyo mbonye uriya mugabo duturanye umazemo igihe nkamubaza, arambwira ati mama Maria, ati bya deseri ntago mbizi. Kandi akoramo. Noneho sanuhereza mikoro uyu mwana wawe nawe tuganire, nawe atubwire uko abayeho, cyane ko satuwe ko ari umunyeshuri. Yego, muhereza mikoro. Bite byawe? Tangira utwibwira. Nitwa Dupende Mungu Zawudiya. Reba neza wigira isoni. Witwa Dupende Mungu Zawudiya. Zawudi Karame. Witwa Dupende Mungu Zawudiya. None harya wiga mu kangahe? Mu wa gatandatu ngiye gukora icya leta. Yego. Noneho nyuma yuko papa wanyu mugize byaga kaza kubura mu kazi, ese mubayeho mutu uyu munsi? Kwiga biri kugenda neza? Biri kugenda neza, ko ntago nyiboneka nkuko nayibonaga papa gihari. Ntago mbona amafaranga y'ishuri. Nebere kwanga ariko bikagenda gake gake. Yego. Noneho inkuru yuko papa wawe yapfuye wayimenye, mwebwe wayimenye uri hehe? Nje nagiye ku ishuri, noneho baduhakonje. Baduhaye konje nceyo hirya kwa bashangazi. Mugeze arambwira ati papa yapfuye. Ndamubwira turambeshya. Arambwira ngo taha ngo ujye kubyirebera. Mageze sanga hano hari abantu benshi, kuri wanjye arambwira ngo papa yapfuye. Manga no kubyemera ko nari mbizwe yagiye mu kazi, ntabwo nari mbizwe yapfuye. Naje kubyemera uko bagiye gushyingura. Yego. Noneho iyo uko byagenda kose uri mukuru, umukecuru ndiko navuga ati bimwe ntabwo mbyibuka. Ukimara kumva yuko papa we yapfuye, ntabwo mwigeze mumenya ikintu cyamwishe? Ntabwo wigeze wumva bavuga icyamwishe? Cece numvaga bavuga, nuko numvaga bavuga ngo ishwe n'abagizi ba nabi bari baje kwiba. Ntabwo mbizi rero. Yego. None reka tuganire na mukuru wawe. Muraho neza? Muraho neza. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Nitwa Dusengimana Mariam. Witwa Dusengimana Mariam. Mariam niwe mukuru hano? Ni nje mukuru. Ngira ngo uko byagenda kose, noneho niba uri mukuru, amakuru y'urupfu rwa papa urayazi neza? Nziho makeya, ntago wenda ari menshi, ko ni ibintu byabaye bitunguranye. Nyine nubwo byatuguye kubyakira twese, ariko nyine twariyakiriye. Noneho bababwira yuko umubyeyi wanyu papa wawe yapfuye, wari uri he icyo gihe? Ninde wababwiye yuko, ninde wazanye amakuru avuga yuko papa wawe yapfuye? Nari ndano mu rugo ndi gutegura kujya ku ishuri, hanyuma umuturanyi nyine niwe bahamagaye, niwe wabimenye mbere, araza arabimbwira. Nanjye nko muri murangira bivuze natinze kubyakira, twari tuzi ko papa yagiye mu kazi kandi ari bugaruke. Nuko rero ariko umuturanyi amaze kubitubwira, nagerageje kubwira mama aho yarari, ariko ntabwo turamenya. Batubwiye ko abagizi ba nabi bamwishe, ariko ntabwo twigeze tubona ababikurikiranye se tumenye koko nibyo cyangwa nibyo. Utinende kwitegura kujya ku ishuri, uyu munsi uracyari umunyeshuri se? Uyu munsi ntabwo byabashije gukunda, kuko barumuna banjye bariga, nanjye nagombaga gukomeza, ariko nyuma yo kubura umubyeyi wabidufashagamo akatwishyurira, nyine akatubona n'ibikoresho, byabaye ngombwa ko nitanga kugira ngo barumuna banjye bakomeze bige.
bivuze ngo uyu munsi niwe wafashe inshingano za papa wawe. Uyu munsi ni njyewe wafashe inshingano za papa nk'umuntu mukuru nyine. Ihangane nta kundi. Noneho mu gihe mutari mwamenya icyishe papa wanyu ndetse naho yakoraga bakaba batarabitayeho, n'iki mwasaba ababishinzwe? Ikintu twasaba ababishinzwe nuko bakurikirana uko urwo rupfu ko rwagenze, tukamenya amakuru ahagije, deni bakagira n'icyo bagenera abasigaye, kuko nk'abana banjye bakomeje kwiga biragoranye kubona ibikoresho by'ishuri, imyambaro ndetse n'ibindi. Nanjye nyine ubwo bishobotse nkaba nanjye nafashwe nkaba nasubira ku ishuri. Wahagarikiye mu kangahe? Mwaka wa 2 segonderi. Ese tubaye nk'abasubira inyuma, igihe papa wanyu yamaraga cyangwa se byamaraga kumenyekana ko yapfuye, inzego z'umutekano ntabwo zahageze nka polisi? Aya inzego z'umutekano zahageze, ntabwo twigeze tubabona. Riba ariko yari ihari? Na ribu nayo ntabwo yahageze, nta buyobozi bwahageze, nyine twatawe n'abaturage. Ndavuga ahantu papa wanyu yari yapfiriye, ahantu bamwiciye, nta nzego z'umutekano zahageze? Njye ntabwo nabashije kugerayo, kuba bingenda hano mu rugo sinabasha kugerayo. Ngira ngo uretse ahantu ndaza kuhagera gute buriya, ariko nicyo kibazo cyane. Ngira ngo mama, tubaye nk'abasubira inyuma, igihe wageraga hariya ahantu umugabo wawe bari bamwiciye, nta nzego usibye umugenzacyaha wahabonye, nta nzego z'umutekano wahabonye nka polisi? Polisi yari ihari. Noneho ngira ngo n'icyo wasaba inzego zibishinzwe, yaba ari kampani yakoreragamo ndetse n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha? Icyo gihe nabasabaga kuba bakurikirana uburyo tumenya ko ikishe umutware wanjye, hamwe nkabasaba kuba bamfasha, kubera ko yakoreraga iyo kampani, kuba bamfasha no kurera aba bana nkanabigisha. Nk'umfite umuryango w'abantu batanu biga, bamwe barananiwe, ubu tuvugana 2 barananiwe, uwo mukobwa na musaza we, ubwo baricaye. Aba batoya nibo nayo nkigerageza kubonekaye. Uyu ugiye kujya gukora wa 6 urumva ko ashaka kujya kwiga, kandi nta kundi ko nabigenza. Ubu no kuvuga ngo aramara gukora icya leta yicara hano mu rugo, kandi se akaba yari afite intego yo kubigisha nk'uko n'abandi bigaga. Aho sapfiriye rero aguye ku kazi kabo, urabona ko abangaba bicaye. Mbahamagaye, impamvu itumye mbahamagara, hari abaturage 2 bo mu karere ka Kayonza bari batubwiye ikibazo cyabo, nabo bafite abantu baburiye ubuzima bwabo mu kazi kanyu. Umwe yitwa Isa, undi yakitwa Tuyishime. Bari batubwiye yuko ngo hashize umwaka bapfuye, ngo bishwe, donc bapfiriye mu kazi. Kugeza aka kanya ntabwo iperereza riragaragaza ese bazize iki, ese aba barabishe barabonetse. Noneho bakagira bati ntabwo twigeze duhabwa impozamarira nk'abantu baguye mu kazi ka ba nyiri kampani. Ubwo nari mbamagaye ndi kugira mbabaze, ese impozamarira mwarayibahaye, cyagenze gute? Ese niba mutarayibaha muzayibaha ryari? Yes, hello. Ndabumva. Uranyumva? Yego. So nibaza yuko hari ibyakozwe by'ibanze muri icyo kibazo. Ibyo bibazo bikimara kuba, cyangwa se ibyo byago bikimara kuba, hanyuma ibindi nabyo dutegereje bizava muri raporo y'iperereza kugira ngo tumenye n'iki
ikibazo bafite bo bavuga yuko batazi niba iperereza ryarakozwe kuko bavuga yuko ngo aho babajije hose nta muntu wigeze abasubiza yewe ngo namwe ubwanyu iyo babahamagaye ngo ntabwo mujya mubafata. nibaza yuko yaba kubiri wacu barahazi yaba yewe na mu gice iyo miryango ituyemo hari abakozi bacu bahakorera ubwo wenda batubwira igihe gusinzi nimba ufite igihe baba baraje baraduhamagaye bakatubura ariko ofisi zirafunguye igihe aricyo cyose bagira ikibazo baza bakatureba tukavugana. Nk'urugero bampaye bambwiye ko nk'umuntu ubahagarariye muri Kayonza ngo uriya mugore wa Nkunda Banyanga Isa ngo yaramuvugishije noneho ubahagarariye i Kayonza ngamubwira yuko ngo nta kintu yamufasha ngo cyane ko ngo yaba yaraje ku biro bya Diseri i Kigali ngo bityo niba mutaramuhaye igisubizo we nta kintu yamufasha. No ku biro bya Diseri ndumva ayo makuru ntayo mfite ko umuntu yaba yaraje abo igisubizo ariko twere icyo nakubwiye imiryango yacu afungura guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ukorana na kampani ya sekirite dukora igihe cyose. Nibaza yuko byo nakurikirana ntamenya igihe yaba yaraziye ariko ndumva atasanga buri gisubizo kubera ko kirahari. Ngarutse nanone ku kiperereza wavugaga ni sida yabaye iri nini ku buryo inzego zose z'umutekano zari zihari. Yego. So abashinzwe iperereza bari bahari. Station ya RIB ya Kayonza yakiriye dosiye yayikozeho iyitanga mu murongo w'ubucamanza. Ntabwo rero ari ibintu byafitwe ndumva dutegereje icyo decision y'amaperereza ikaza kugeza ubu nta raporo y'iperereza yari batwereka ko yarangiye ngo tunanirwe kugira icyo dukora. Bivuze ngo niba tubyumva neza bivuze ngo indishyi y'akababaro muzayitanga mugendeye kuri raporo y'iperereza. Ahubwo ni buriya iyo habaye ntuze nk'iriya ni utegere ubucamanza urabizi uko bigenda. Yego. Hanyuma iyo birangiye byerekana icyo bizaba byera no kuvuga iyo raporo ikizaba yereka usangana n'uwakoze biriya bintu yafashwe akaryozwa ibyo yakoze. Rero nibaza ko biracyari mu maboko y'iperereza kugira ngo tumenye what next. Ngira ngo impungenge bagize bavuga yuko ngo ku munsi wo gushyingura mwafashe ijambo muvuga yuko abana ba nyakwigendera muzabafasha uko mushoboye kose muri make ngo mukabera aho Nkunda Banyanga mukamubera aho atari ndetse bakaba baratubwiye yuko ngo uyu munsi abana bataye ishuri kubera yuko babuze ubushobozi bakagira bati ese ko batwemereye ko bazadufasha umwaka ukabushize kuki batadufashije. Ibyo ndumva ntabyo nzi. Ubwo kugeza kuri umunota ibyo ngibyo ntabyo nzi ntacyo nabisubizaho rero. Sawa reka nabwiye ngo imiryango ya Diseri irafunguye ibyo ntabyo nzi ko byaba byaraje kuri Diseri umuntu yaba yaraje kuri Diseri ntiyakirwe ntacyo nabisubizaho rero kuko ntabyo nzi. Reka tubashimire.